Yesu ashimwe cyane bene data nshuti zanjye ndabashuje mu izina ry'umwami wacu Yesu Kristo. Shalom shalom. Abakomeje gukora subscribe kuri channel, Yesu abaha umugisha kandi akomeze kubagirira neza. N'abandi batarayikora mwayikora tukajya tubana buri gihe kandi ni byiza cyane mu izina rya Yesu. Uyu munsi tugiye komeza kuganira ku magambo y'Imana, ariko uyu munsi turashaka tuvuge ku gusenga, ku cyitwa imbaraga zo gusenga. Nizo tugiye kuganiraho mu izina rya Yesu. Nzi ko Yesu ari butugirire neza. Tugiye kuvuga ku mbaraga z'amasengesho y'abera. Reka dusenge tuganire mu izina rya Yesu. Mwami Yesu, ndagushima kandi ndaguhimbaza kuko uri Imana ikomeye, uri Imana ishobora byose, uri Imana y'imbaraga, uri Imana nyamana. Tugirire neza mu bihe byo gusenga no kuganira ku mbaraga z'amasengesho. Izi mbaraga zikora ibitangaza mu buzima bw'abana bawe mu izina rya Yesu, amen. Yesu abaho umugisha rero abo dukomeje kugenda tubana, kandi nzi ko hari ibyo Imana izakora ku buzima bwawe nukurikirana iri jambo nahawe ukarirangiza, ukaryizera, ukarisengeramo, ukarikoreramo. Ndabizi ko ubuzima buri buhinduke, ntabwo ari bushobora ahubwo burahinduka. Tugiye kureba ku mbaraga zo gusenga. Tugiye kureba igitabo cy'ibyahishuwe ibice 8 umurongo wa 2. No tugiye gusoma havuga ngo, mbona abamarayika 7 bahagarara imbere y'Imana bahabwa impanda ndwi. Umurongo wa 3, haza marayika wundi ahagarara ku gicaniro afite icyotero cyacuzwe mu izahabu, ahabwa imibavu myinshi ngo ayongere ku masengesho y'abera bose, ayishyire ku gicaniro cy'izahabu kiri imbere ya ntebe. Umurongo wa 4, umwotsi w'umubavu uva mu kuboko kwa marayika uzamukana imbere y'Imana. Ni amasengesho y'abera. 5, nuko marayika ajyana icyo cyotero cyuzuye umuriro wo ku gicaniro akijugunya mu isi. Hakurikiraho amajwi avuga n'inkuba zihinda n'imirabyo n'umushyitsi mu izina rya Yesu, amen. Tugiye kuganira kuri aya magambo. Navuze ngo tugiye kuvuga ku masengesho y'abera bose, niko bivuga basenga. Bibiliya itweretse abamarayika bahagaze imbere y'Imana, ariko irongera itwereka undi marayika umwe ngo ushinzwe amasengesho y'abera bose. Icya mbere, mu ijuru hari marayika uhagarara imbere y'Imana, ntabwo aba kure y'Imana. Biravuze ngo ahagarara imbere y'Imana ngo ikintu ashinzwe cyangwa inshingano ze, kuko abamarayika bo mu ijuru bafite inshingano. We inshingano ye yahawe niyo kwakira amasengesho y'abera bose. Haleluya. Turashimira Imana rero ko yateguye marayika ushinzwe amasengesho y'abera. Icyo kivuze iki? Kivuze ko amasengesho yawe yose usenga hari marayika uhagarara imbere y'Imana uyashinzwe mu izina rya Yesu. Icya kabiri, amasengesho y'abera iyo yageze kuri marayika umwami Imana anyuzwa ku gicaniro. Haleluya. Marayika ahagarara imbere y'Imana yakira amasengesho y'abera yose. Icya kabiri, akayashyiraho ku gicaniro. Bivuze ngo hari igicaniro cyacuzwe mu izahabu gishyirwaho amasengesho y'abera na marayika. Icya gatatu, amasengesho y'abera yose yongererwa agaciro
yavuze ngo iyo amaze gushyirwa ku gicaniro ngo ashyirwaho imibavu ihumura. Haleluya, haleluya. Urumva si yanjye muri yavuze ngo no gusenga ngo n'umwana muto uzi gusenga Imana ngo amasengesho agera ku Mana, ngo amasengesho y'abera yose iyo ageze mu biganza bya marayika ayashyira ku cyotero cyangwa ku gicaniro cyatuzwe mu izahabu, akongerwaho imibavu, akongerwaho ibintu bihumura biyongerera agaciro, kugira ngo agere ku Mana adafite inenge, afite agaciro. Haleluya. Murumva amasengesho dusenga, ayo dusenga twirije ubusa, ayo dusenga turi muri durayi, ayo dusenga tutiyirije, ayo dusenga tugiye kuryama, ayo dusenga tubyutse, ayo dusengera mu mutima, ayo dusengera mu iteraniro, ayo dusengera mu gicuku twicuye, ayo dusengera mu ijambo ry'Imana. Amasengesho y'abera yose afite marayika uhagarara imbere y'Imana yashinzwe. Amasengesho y'abera yose afite icyotero cyatuzwe mu izahabu ashyirwaho. Amasengesho y'abera yose hari imibavu marayika yongereraho y'agaciro. Haleluya. Ikikurikiraho, iyo mibavu umwotsi uva muri uwo mubavu uhumura, uwo ngo niwe uzamukira mu kuboko kwa marayika, niko ijambo rivuze, ngo ukazamukira kuri ya ntebe y'umwami Imana. Imana ikumvira, ikatukontorora, ikatugenzurira muri iyo mpumuro y'iyo mibavu y'uwo mwotsi. Niho Imana yumvira amasengesho, ikamenya ngo iri sengesho ni irya John, iri sengesho ni irya Geoffrey, iri sengesho ni irya James, iri sengesho ni irya Emmanuel, iri sengesho ni irya runaka. Imana yakontororera muri iyo mibavu, izamukira mu kuboko kwa marayika, ikazamukira imbere y'intebe yayo. Halebosakatarabosaya. Aho niho Imana idukontororera, aho niho Imana itwumvira, aho niho yumvira ibyifuzo byacu, aho niho yumvira ibigeragezo byacu, aho niho yumvira intambara zacu, aho niho yumvira amashimwe yacu, aho niho yumvira ubuhamya bwacu, aho niho yumvira amateka yacu. Ibyumvira muri iyo mibavu, ibyumvira muri uwo mpumuro y'uwo mwotsi unyura mu kuboko kwa marayika uvuye mu cyotero. Haleluya. Yesu we, ntabwo Imana yumvira amasengesho mu ntege nke z'uwayasenze, ahubwo Imana iyumvira muri uwo mubavu, muri iyo mpumuro, muri uwo mwotsi unyuze mu kuboko kwa marayika nguwo ugaca ku ntebe yayo. Niyo Pawulo yavuze mu Efeso 6:18 ngo musengeshe umwuka iteka mu buryo bwose bwo gusenga. Haleluya. Ndashaka kubabwira iki rero? Ndashaka kuvuga ngo muhumure, amasengesho y'abera agera ku Mana, icyo mutagisindikanyaho. Amasengesho y'abera agera ku Mana, amasengesho y'abera agera ku cyotero, agera ku gicaniro cy'Imana. Amasengesho y'abera nta nkomyi, ngo yongerwaho imibavu, akuzuzwa. Bayibiri avuga ngo umwuka niwe utumihira, niwe udusabira. Urumva, niwe utuvugira ku Mana. Urumva iyo communication y'umwuka n'igicaniro na marayika n'umwotsi. Halebosaya baba. Niyo mpamvu nta muntu ukwiriye gukina n'isengesho, nta muntu ukwiriye gukina n'imbaraga zo gusenga. Gusenga gukuraho ibihome. Baravuze ngo intwaro zacu zigaragara n'iz'imbaraga nke, zigaragara n'izitagira umumaro imbere y'abantu, ngo ariko imbere y'Imana zifite imbaraga zo gusenya ibihome, zo gukubita hasi impaka n'ibyishyira hejuru, zo gufata miri n'ibitekerezwa, doko turenga n'ibigaragara. Amasengesho agafata n'ibitekerezwa mu mitima bihishwe bitarahishurwa, ngo tukabigomorora Kristo. Izo ni imbaraga zo gusenga. Muntu usenga, muntu usenga, muntu usenga, muntu wahishuriwe amasengesho, muntu wahishuriwe ibihishurirwa, muntu wicara imbere y'Imana, ndakubwiza ukuri ngo komera.
subiramo imbaraga, subiramo ibyiringiro. Isi yakwihanganira ibindi, ariko ntabwo isi yakwihanganira imbaraga z'amasengesho y'abera. Ntabwo bishoboka. Isi yakontorora ibindi, ariko isi ntabwo izashobora gukontorora imbaraga z'amasengesho y'abera. Ntabwo zihagarikwa mu izina rya Yesu. Uzi ukuntu Bible ivuga ngo Daniyeli mugaragu ugishishikarira cyane kwicisha bugufi no gusenga, amasengesho yarumvishijwe, ibisubizo biraza. Abadayimoni bo mu kirere bafashe ibisubizo, bimiriye ibisubizo, ntabwo bimiriye isengesho. Isengesho ni imbaraga z'Imana. Muntu w'Imana, ongera ibihe byo gusenga, ongera ibyumviro byo gusenga. None iyo bimaze kugera ku Mana, nuvuga ngo abera basenze, amasengesho yagiye, marayika yayabonye, yayashyize ku gicaniro, yayongeye imibavu, yavuyemo umwotsi unyura mu kuboko kwa marayika. Iyo ni process y'amasengesho, azamukira kuri ya ntebe, Imana yumva iyo mwumura y'amasengesho y'abera. So hakurikiraho iki rero? Gusubizwa. Icyitwa gusubizwa, umurongo wa 5. Gusubizwa bigenda bite? Marayika afata cya cyotero, afata ya makara, sibyo? Niko Bible ivuze. Afata wa muriro ku cyotero, ku gicaniro cy'amasengesho, akawusuka mu isi, agasubirisha umuriro. Reka dusome wumve Abami ba mbere ibice 18, wenda dore ku murongo wa 36. Haba ngo nuko agejeje igihe cyo gutamba igitambo cya nimugoroba, Eliya umuhanuzi yegera igicaniro aravuga ati, Uwiteka Mana ya Aburahamu na Isaka na Isiraheli, uyu munsi bimenyekane ko ari wowe Mana mu Bisiraheli, kandi ko ndi umugaragu wawe. Haleluya. Nkaba nkoze ibyo byose kubw'ijambo ryawe. 37. Nyumvira Uwiteka, nyumvira, kugira ngo abantu bamenye ko ari wowe Mana, kandi ko ari wowe ugarura imitima yabo. Murongo wa 38. Uwo mwanya umuriro w'Uwiteka uramanuka, utwika igitambo cyonswa n'inkwi n'amabuye n'umukungugu, ukamya n'amazi yari mu ruhavu yose. 39. Maze abantu bose babibonye bikubita hasi bubamye, baravuga bati, Uwiteka niwe Mana, Uwiteka niwe Mana. Haleluya. Uyu ni umuntu w'Imana cyangwa se n'umuhanuzi wa Isiraheli, Elisa. Elisa yavuze aya magambo cyangwa yasenze ibisengesho mu bihe byari bikomeye Isiraheli yari irimo gucamo no kunyuramo, by'igihe cy'umwami witwa Ahabu, wari warashatse umugore witwa Yezebeli. Yezebeli yari umugore w'umupfumukazi, yari umugore w'imbaraga z'umwijima. Amateka avuga ngo ageze muri Isiraheli, Yezebeli yishe abahanuzi b'Uwiteka, arangiza afata urubyaro rwa Isiraheli rw'abana bato, abatrayininga cyangwa se abatoza kuba abatambyi b'ibigirwamana bye bikuru. Bari bafite imana ebyiri nkuru, iyitwa Bali n'iyitwa Shera. Ibyo bigirwamana rero uko byari bibiri, byari bimana bya Yezebeli. B'abana ba Isiraheli arabatoza, abatoza kutambira izo mana, ngo bajyaga basoma Bali ku birenge kuva mu gitondo kugeza nimugoroba. Isiraheli bayambura Uwiteka, bayerekeza ku bigirwamana, bigeza ku rwego abantu ba Isiraheli bose bahindukira Bayali. N'abatari barahindukiye Bayali batinyaga ubugome bwa Yezebeli umugore wa Ahabu, bagatinya kwerura ngo berekane uruhande barimo, bakajya bajya kuri Bayali ariko bafite ubwoba bwa Yezebeli. Bivuze ngo isi yose cyangwa igihugu cy'amasezerano
cyangwa igihugu cy'umugisha cyangwa igihugu Imana yatoranyije cyangwa se ubwoko bwa Isiraheli bwa Yakobo na Abrahamu na Isaka burahindukira bujya munsi y'undi mwuka, bajya munsi y'ikindi kirere, bajya munsi y'izindi mbaraga kuramya Imana cyangwa se guhindukirira Imana. Imana ni ikintu wemerera gukora munsi y'ikirere cyacyo. Abantu ba Isiraheli bose baba muri ubwo butwara. Igihe kigeze Imana ihagurukije Eliya nk'umuhanuzi, Bibiliya itubwira neza ahantu ntabwo twahereye hejuru. Eliya yahamagaje Bayali n'abahanuzi bayo n'umwami Ahabu n'Abisirayeli bose ku musozi witwa Karumeli, arababwira ngo batambe. Abahanuzi ba Bayali bari 500, Shera yari ifite 450 ngo basangiraga ku meza na Yezebeli. Ngo Eliya arababwira ngo muri abahanuzi 950 nimubanze mutoranye ikimasa cyanyu mwubake igicaniro duhamagara Imana. Imana iri busubirisha umuriro iraba ariyo Mana. Eliya yaramaze guhishurirwa ko amasengesho y'abera iyo ageze imbere y'Imana marayika yafata akayashyira ku gicaniro akayongeraho imibavu agasubirisha umuriro ku cyotero. Avuga ngo Imana yari abizi neza Eliya ko Bayali idashobora kubona imbaraga z'umuriro. Avuga ngo Imana iri busubirisha amasengesho umuriro. Reka mbabwire ubwoko bw'Imana, nta Mana ihari isubirisha umuriro amasengesho keretse Imana yacu. Umuriro w'Imana uvuze iki? Umuriro w'Imana uvuze ubutabera. Nta yindi Mana ifite ubutabera, nta yindi Mana ica urubanza rukwiriye keretse Imana yo twizeye yo mu ijuru. Rero izindi Mana zakoresha ibindi, ariko nta Mana ikoresha umuriro. Bakoresha amaji, bakoresha uburozi, bakoresha ubufindo, bakoresha ubukonikoni nk'abandi bwo muri Egiputa, inzoka zikaba inkoni, ariko nta Mana ifite ububasha bw'umuriro, kuko umuriro ni ubutabera. Nta Mana ifite ubutabera keretse Imana yo twizeye dusenga. Iyo tuyisenze rero hari igihe dusubirisha ubutabera bwayo ikamanura umuriro. Isi ntabwo ishobora kwihanganira ubutabera bw'Imana, nta nubwo ishobora gutsinda ubutabera bw'Imana. Abahanuzi barakotsora, Bayali basanga idafite ubutabera, basanga itazi kurenganura abantu bayo. Bageza nimugoroba Eliya arabashinyagurira, muzasome izo story, ngo amasaha y'igitambo ageze Eliya yubakira Uwiteka igicaniro. Sindi buvuge process yakoresheje, amabuye 12, buri kintu cyose, amazi, ibiki byose, umukungugu, Eliya byose arabyubaka. Ngo amaze kubyubaka areba Imana, abwira Imana yo mu ijuru, Mana ya Abrahamu, Mana ya Isaka, Mana ya Isiraheli, Mana arayibutsa, Mana y'amasezerano, Mana idahinduka. Uyu munsi bigaragare ko ari Imana ifite ubutabera, usubirisha abantu bwawe ubutabera. Abantu bari hano bangose bose bamenye kuri Imana ifite ubutabera. Ngo Eliya amaze gusenga iryo sengesho, ijuru rirakinguka, umuriro uramanuka. Uyu muravuye kuri cya cyotero cyari cyashyizweho amasengesho ya Eliya. Reka nkubwize ukuri, Imana isubirisha ubutabera, Imana isubirisha umuriro, igusubize mu izina rya Yesu. Uyu mwaka utararangira, Imana wasenze, Imana wahamagaye, Imana winginze, igusubirisha ubutabera bwacu. Oh haleluya! Igusubirisha imbaraga z'umuriro, igusubirisha imbaraga z'umuriro, igusubirisha imbaraga z'ubutabera mu izina rya Yesu. Nagisi yabyihanganira, nagisi yakwihanganira uwo muriro, nagisi yakwihanganira ubwo butabera bw'Imana. Icya kabiri, Imana isubirisha inkuba, guhinda kw'inkuba. Imana yisubije isi iratigita, isi hinda umushyitsi. Ngo igihe ari ku musaraba agiye gutanga igisubizo, agiye gutanga ubutabera ku bamwizera, agiye gukingura umuryango w'ahera, ngo isi yahinze umushyitsi iratigita. Imana amasengesho ajya amanura inkuba, amasengesho ajya amanura guhinda, guhorera, guhinda kumeze nk'uko inkuba mu izina rya Yesu. Icya kabiri, amasengesho ajya yaka nk'imirabyo. Icya gatatu, amasengesho ajya amanura umushyitsi isi idashobora kwihanganira. Abasenzi abera bajya basenga, isi igahinda umushyitsi. Abera bajya basenga, abadayimoni bagahinda umushyitsi. Abera bajya basenga, abarozi bagahinda umushyitsi.
abera bajya basenga ibicaniro byo mu miryango bigasenyuka, abera bajya basenga ibicaniro bya karande bigasenyuka, abera bajya basenga kanseri zigasenyuka, abera bajya basenga imivumo ikavaho, abera bajya basenga imiryango ikugurukuka, abera bajya basenga imipaka ikabakingukira bakajya amahanga bashaka, abera bajya basenga ubukene bukabavaho. Amasengesho ajya ahindisha umushyitsi isi, amasengesho ajya ahindisha umushyitsi ibibazo dufite, amasengesho ajya ahindisha umushyitsi ibigeragezo turimo. Reka rero nkubwire inshuti yanjye, wafashe umwanzuro wo gusenga, ugafata icyemezo cyo gusenga, ugafata inzira yo gusenga, reka mvugane nawe ngo komera, hagarana n'Imana igiye gusubirisha umuriro wayo aribwo butabera. Hagarana n'Imana igiye gusubirisha ijwi rihinda nk'iry'inkuba. Hagarana n'Imana igiye gusubirisha kwihuta kumeze nk'ukumurabyo. Hagarana n'Imana igiye gusubisha imbaraga zihindisha umushyitsi ikigeragezo urimo, ikibazo urimo, ibihurimo, indwara urimo, mu izina rya Yesu. Haleluya. Yesu. Haleluya. Yesu. Haleluya. Yesu we, ndavugana n'umuntu uri mu nyumva ngo Imana igiye gusubiza gusenga kwawe mu izina rya Yesu. Imana ya Isiraheli, Imana ya Abrahamu, Imana ya Isaka, Imana ya Isiraheli, Imana y'umwami wacu Yesu Kristo, Imana y'imbaraga, Imana y'ubutware, Imana y'ubushobozi, Imana y'ububasha, igiye gusubirisha umuriro nk'igihe cya Eliya, igiye gusubirisha imbaraga zayo, igiye gusubirisha umushyitsi, igiye guhindisha umushyitsi iyo situwasiyo wari urimo, igiye guhindisha umushyitsi icyo kibazo wari urimo, igiye guhindisha umushyitsi ikigeragezo cyakugeragezaga mu izina rya Yesu. Guma ku gicaniro cyo gusenga. Paravuze ngo musengeshe umwuka iteka muri bose bo gusenga. Guma mu gusenga kwiteka. Imana igiye kugusubiza, igiye kukubohora, igiye kuguha umugisha, igiye kuguhembura. Uyu mwaka urawurangiza, igiye kukurwanirira, igiye kuba mu ruhande rwawe, igiye kukubera Imana, igiye kukubera ubuturo, igiye kukubera umujyanama, igiye kukubera ingabo igukingira mu izina rya Yesu. Amen. Yesu abaha umugisha, Yesu abagirire neza kubw'ijambo ry'Imana rikora ibitangaza mu buzima bwanyu. Mwakira ayo magambo y'Imana, mwakira izo mbaraga, mwakira uwo mugisha, mwakira ubwo butsinzi, mwakira ubwo buzima, mwakira uko guhemburwa mu izina rya Yesu. Icyari kibaremereye cyose kikuve ku buzima bwawe. Yesu aguha umugisha kandi Yesu akwiteho. Turi kumwe, turashima Imana. So komeze ukore subscribe, ukore share, buri kintu cyose mu izina rya Yesu. Comment buri kimwe cyose, icyifuzo turagusengera, nta kimwe tudasengera. Yesu aguha umugisha. So ushobora kutwandikira tukagufasha muri buri kimwe cyose, counseling, deliverance, isengesho, buri kimwe cyose ukeneye turakiguha. Ni serivisi twahamagariwe gutanga mu izina rya Yesu. Amen. Yesu abagiriye neza, abarere neza, abiteho. Ukwezi kwa 10 mukurangize mashimwe, mutangire kwa 11 mukurangize amahoro, mutangire kwa 12 mukurangize impanuka zirangiza umwaka turazirukana, abazimu bamwe amaraso y'abantu umwaka urangiye turabirukana, impfu zo muri aya mezi turazirukana, imivumo turayirukana. Dusoreze mashimwe no mu buhamya mu izina rya Yesu rikomeye kandi isumba amazina yose. Amen. Yesu abaha umugisha kandi abagire neza. Ndabakunda cyane mu izina rya Yesu. Amen.